timubabaye usobetse amaganya nusobanura agahinda mabuje ndagurebe ko harimo ikibazo rakunure yari kwigira ntabwo kubona ko adashaka one Reya muvo ntago ashaka kumukorera ari kurira kubera ko adakushaka ibyo wamukoreye nyine murareka nkora akazi cyangwa muravuga genda turashaka undi muganga murareka nkora akazi nakubwiye ko uca hano nta kinini ngiye kumuha mureke mufate umurwayi ntago ibipimo agukeneye ca hano nababwiye ko nta kinini ngiye kumuha muganze mureke mufate turi ibipimo kuvuza si twe turi kuvuza titugukeneye ca sohoka genda turajya gushaka undi turashaka ubundi n'ubundi ntacyo twari tukwitezeho ca hano rero kubaha akazi kanjye ntabwo kukimana ifata abantu badakwiye abantu ibyo wakoze ibi twaragushimiye murimo muri gufasha Reya cyangwa muri ikinyarwanda turi kumwe ntabwo uri kucyumva kereka niba udashaka gusohoka ngo dushaka undi muganga naho yaba ari wowe wenyine usigaye muri ibi bitaro ntabwo wakongera gukora kuri Reya atabishaka nta rushinge mureba mfite nta kinini mfite ngiye gupima umuntu ndebe uburyo umuntu yamufasha bwa mbere muri ibi bitaro tumujyane gosh ikinyarwanda ndi kuvuga muri kucyumva wese ntabwo uri kutwumva nitwe dufite uburenganzira ku murwayi twazanye ca hano sohoke turajya gushaka undi muganga nanjye mu by'itegeko rinyemerera kuba ngomba kuvura umuntu turamujyana ahandi umuntu wabandi none kuki mwamuzanye hano katumujyana ntabwo mwari muzi ko ntabwo twari musanga dutegereje wowe na caca nandi tubashaka kereka nimba rimwe mugitwara muri ibi bitaro mwenyine twebwe turihitiramo umuganga uri buvurereye nimba udashaka ko tubihitamo utubwire tuguhe uburenganzira umwica n'ubundi warabitangiye okay ngaho bimparije umwice yego nimba uri kumva ko ngiye kumwica bimpara ngereka mbanze kwanza mubanze mumuhindura mareke gutuma umuntu aryama agaramye gutya muhindure hindura ni abantu barwaje umuntu ni igiki ubone ko ari impuba zimufitiye ni impuba mufitiye na mbere nuko yari yameze umutima nk'uyu nguyu afite mu kanya wakongera ukaba umukara uryamye neza mureke kumugarika nicyo kintu nababwiye ntabwo muri kumva ntabwo ushaka atangiye kumukubita ku gikuta ntabwo ushaka sohoka ntabwo gushaka reka turamwiryamisha ase wari muhindura umuntu muryamisha turamwiryamishiriza sohoka ngaho sohoka genda yakwanze uri gutuma ahubwo ubuzima bwe bwajya bwaba bubi sohoka turamwitaho twenyine twumvishe ko turi bumuhindure uramwitaho uzi icyo uri bumwiteho wasohotse ariko reka mfate ibipimo menye ko umutima uri gutera ntabwo tugishatse sohoka se ntabwo uri kubyumva cyangwa ushaka ko duhamagara ubuyobozi sohoka ntacyo ni mu buhamagare sohoka dushaka undi muganga umuvura si we muganga wenyine uri gukora muri ibi bitaro ibyo bintu uri kumubwira bikuntera isereri ngende gushaka kukubona wasohotse nyamara uri gukina n'ubuzima bw'umuntu wakinnye nabwo gake iyo ndyarya akajwi wakinnye no mu buzima bwa Reya gake oke reka mbyemere ko nakinnye nabwo ariko ubu noneho ndi mu kazi ari mu kazi mabujane ryaratigeze ava mu kazi Reya bamuteye ibishinge by'ibisazi uri mu kazi ubireba n'amaso yawe ubizi ko ari muzima Reya bamufungiye mw'ibi bitaro byanyu nk'umusazi ubireba n'amaso none ngo uri mu kazi ni ryari utabaye mu kazi one ni ryari akazi ko kwica abantu nyine nikavuga ni ryari utabaye mu kazi bahohotera Reya umureba ni ryari uvuga ngo uri mu kazi none nibwo bitse kuri mu kazi igihe bamuteraga ibishinge wari waragiye se waribagiwe kuri mu kazi wari warwaye uburwayi bwo kwibagirwa ibyo uri kwitwaza nta rwitwazo arimo sohoka caha mu gihe nasohoke rwose jeri mwaritse ngapima rero nkunzaneho amarira y'uburyarya indyarya niko mabuja uzareba indyarya yiva ikagera hose ntabwo ijya ibura amarira kugira ngo itere abantu impuhwe ihangane sohoka ihangane nta kiri buze gufasha umurwayi nagusabye usibye kureka mukareka nkamupima nkamenya ikibazo afite namara kumenya ikibazo mfite tukareba uburyo ki yafashwa
naho ubundi kumubwira ngo ihangane ndabona wahatirije nta ngaho kintu biri mufashe Mami umucunga atajya akana Ngaho mupime. bimwe byanyu by'abaganga ngo musohoke mbere umurwayi mupime twicaye Nahahaguruka se. Asohoka ubwo warasohoka. agahinda amarira menshi y'umutima Ese mpamvu uzaza ryari urenganura abarengana usobanura amabanga y'ibyahishwe ibanga mu bitaro. Sinone hano dogiteri arimo umwuka byaramo bana baranzanga ari muke uramfasha injira awe urakoze bite mugabo ni byiza dogita kuri santarare ushitse gereza yitirana mbo ibyo si byo cy'ingenzi hari icy'ingenzi cyari kinzanye hano kugira ngo tuganire iki kiganiro nanjye tuganira yego tuganira iki mfite umurwayi nenzanye umurwayi nangize ngo mumfashe mumuvure ufite umurwayi cyangwa niwe urwaye njyewe nta kibazo mfite ahubwo njyewe mfite umurwayi kandi urembye cyane ni nyoko ni so ni wanjye ni inshuti yawe arimo byose ariko gira sakone ko mu gihugu ni umugore wanjye Leya ngo Leya re Leya Leya wahe umugore wawe yes my wife nta mumazi bamwohereje muri moruge ntabwo ari muri muruge nakubwiye ko okay arwaye ngufashe muhamagarire abashinzwe nani baba bari kuri moruge baze bakujyanire sibyo icyo gihe bafasha ari gushaka erega ndi kukubwira ngo umugore wanjye ararembye ameze nabi ntabwo yapfuye ntabwo ari umurava baba umuzima ntabwo uri kubona ntari muzima aha ntabwo ari buza guta ibitabapfu niba umugore wawe yamaze gupfa ukaba ukeneye ko ngufasha ko wamushyira muri moruge yes ndabigufasha uri kubona ndi kuvuga ubutapfu muri make nta kintu ndi kuvuga erega ibyo ndi kukubwira kubanje kukureba nuko afite ikibazo gikomeye cyane kandi nazengurutse hose abo twahuye bose Leya ni muzima yego ariko ageze bubi urarwaye wowe ntabwo ndwaye kuko aho nageze hose bambwiye ngo wowe niwe wadufasha kugira ngo wongere abe muzima agaruke wagezeye nawe erega nazengurutse ibi bitaro byanyu byose ushaka moruge ushaka dogiteri nshaka dogiteri Leya ni muzima yego ni muzima ariko uko ameze ni muzima ariko uri gusatira urupfu sangapi shaka ibyo kumuherekeza kuko kugenda ko yagiye kuko ndi kubona asigaje iminota mike cyane ngo ataranapfa byo kumuherekeza se byo bije gute okay Leya niba agihumeka wowe ubwo urabizi kumurusha sibyo ndabizi kuko ariko twari nanjye turi kumwe mbizi kumurusha uburyo Leya arwayemo Leya buriya afite indwara mbi cyane umeze ute se buriya Leya afite uburozi muri we ufite uburozi muri we nsubirishamo ntabwo ibaze ngo muvure gute cyangwa muvuze gute nyine niyo mpamvu nanjye naje kugura kugira ngo dufashe niyo mpamvu none icyo ndi kukubwira ntabwo ukuri kucyumva none se we nsobanura kugira ngo numve icyo ushaka kuvuga kuko njye ndi kukubwira ngo Leya ararwaye niba ataranapfa arwaye uburozi kandi ubwo burozi afite muri we nta muntu ushobora kuyiruta kubuvura none se dogiteri
ni iki nakora cyangwa se uranyifuzaho iki kugira ngo umfashe umvurire umugore mbona ari muzima? urumva watanga iki? Ngewe ibyo ntunze byose nabiguhereza, byaba ngombwa n'ubuzima bwanjye nkabuguhereza kugira ngo umugore wanjye mbone yabaye muzima. ufite byose ufite byose wowe Cyane rwose. siko ibyo ufite bitaguriye puberi. siko ibyo ufite wowe bitagura mu muryango uri aho ngaho. siko ibyo ufite bitagura aya meza wasizeho amaboko yawe. kontorera umubiri wawe ahubwo we kwanduza aho ngaho. ntibyanagura none binica. noneho ngo ibyo ufite byose wowe byaza kuba ingurane y'ubuzima bw'umugore wawe kandi nta kintu uzi neza ko ufite. Erega reka nkubwire, nakora ibishoboka byose kugira ngo mbone umugore wanjye ari muzima. indondera ameza. Aya meza se urabona abaye iki? Uri kubona iyo Noneho- ndi kwinjizamo? noneho reka mbanze nkubwire uretse ibintu by'idoma sibyo Mbwira ndi kumva. hari icyo nkeneye kuri wowe Iki rero? kugira ngo uriya asubire mu buzima dore ari kubura iminota 10 Ni icyo ukeneye we ngo ngikore? abura ubuzima bwe. ubyumva neza. Nkunze ko wavuze ngo ibyo ntunze ntabwo Rekera aho nyine. byakora. Mbwira icyo ukeneye kugira ngo mbone umugore wanjye abaye muzima. Ndakwinginze mbabarira untabare umugore. iyi ngingo wemera icyo ngiye kukubwira. hari ibimenyetso byo kuruka ari kugaragaza? urabona yarutse se? Ndi kukubaza. ntabwo yarutse wamuzanye atari kuruka. ari mu biki Ushaka nabuja kumwica ariko? ari kugira ngo umutima uhagarare mu buri Ushaka kumwica? mabo Yarenga hasi? nta kuntu witwa Iki kintu yambaye nicyo namunigisha. atubufasha nuko umugira neza. Wampa akanya nkavugana na Angelique. nanjye naherekeje umurwayi uvuga ku bahanga kuko ni twebwe abantu afite imbere n'inyuma mvuga nanjye Mva ko ntabwo nakora akazi kuri stress igana gutyo. Mpa akanya mvugane na Angelique. Angelique nkeneye kuvugana nawe. mpamvu nakubwira nanjye mpari Ikinyarwanda ndikubwira uko ucyumva. nabyumvisha ariko umugabo Ubundi umurwayi agira abarwaza bangahe? twe turi babiri no kumucungira ba rushimusi mwarakaze mu bitaro. Sinzi n'abaganga gusa muranashima. Angelique nkeneye kuvugana nawe. Njye nawe n'umurwayi. Genda mbwira. Mpamvu ngende Genda mbwira. n'inzu urahita ubimbwira. Angelique. Nkurikije ibipimo mfashe. Mirongo 90% biragaragara ko Leya afite poison mu muti. Niyo mpamvu rero bari gushaka kuruka ntibize. Niyo mpamvu nakubajije nimba ari kuruka. Gerageza kuruka ntibize, umutima uri gutera cyane. Ibyo byose ni ibimenyetso by'uko afite poison mu mubiri. Akaba ari imbere rundiza. Ntabwo
ariko poison ntabwo uburozi bwose butamika, ntabwo uburozi bwose babutamika nk'uko mubyibwira. Hari n'igihe ugira imiti myinshi bamuteraga. oya ntabwo biriya byatera uburozi, gusa hari icyo byangiza ku bwonko, ku mitekerereze, ariko biragaragara ko hari ikintu kibi cyinjiye mu mubiri kiri mu bwoko nyine bwa poison. Kandi njyewe ku bushobozi bwanjye birenze ubushobozi bwanjye, njye ntabwo nabasha kumuvura. Umuntu wenyine n'ibi bitaro ushobora gufasha Leah, tumufata gutya mu mutima, tumufata mu mutima, tumufate mu mutima. Ni Dr. Cacana. Ubu nyine wari uje kumuharurira inzira abona ukuntu aza kumurangiza. Icyo cy'ingenzi. Naho njyewe naba ntacicaye hano. Mushobora kumwimura mu bindi bitaro, ariko muri ibi bitaro umuntu wenyine dufite wabasha gufasha Leah kubwo burwayi mbonye. Aho kugira Caca namukozeho iziriya njabaze z'intoki, namwimura nkamuvana muri ibi bitaro. Nimba ari cyo kintu wari utegereje kumbwira ntabwo ncyemeye, niwigendere. Ubwo nanjye ndafata undi mwanzuro. Nibyo kandi mukomeze kwihangana. Genda wigendere. Egeka. Nasaba ushaka kuri kunjyana kure y'umurwayi. Esther, nyine njyewe ndagiye reka njye mu rugo. Kanyine njye mu rugo, wowe ugiye gusigara hano usigarane na Leah. Njye ngiye kujya mu rugo nsanga. Mabuja wajya ureka kwikoreza abantu. Wako Esther wari none se urashaka twese tugume kuri Leah nze kugera mu rugo nsange Dylan yagiye. Dylan se ninde umujyana? Ntabwo wobizi ntuzi ko namaze kumenya ko bacocana bashaka Dylan kugira ngo bavune Leah. Nese niko bakubwiye. Noneho kanjye mu rugo njye gucunga Dylan. We nakabaye nkoroherejeyo ariko nkoroherejeyo. Nese mabuja wabaye ngiye wohereza kuri. Ubu se Boaz agiye kumujyana wamuhagarika. Wowe wahagarika Boaz? Namufata ukuguru nkagukomeza. Birindura nkasanga wabaye intumbi mu rugo. None se mabuja none se ubwo rero. Ntabwo rero ugiye kumusigara wenyine na pastor hari n'umugabo wari yarahari. Mugende musigarane njye kureba umwana mu rugo. Nta kibazo nimba bo ngabo bahari ariko kuvuga ngo mucungere ya nimba gufata Dylan nagaruka cyangwa nkabahamagara nkababaza ukuntu bimeze. Tukareba ubundi iyindi gahunda twafata nimba twajyana Leah mu bindi bitaro cyangwa nimba twamurekera hano. Nari wowe genda mwite kuri Leah nanjye. Mabuja basunzanire ku biryo. Dore minwamye kandi nose mwaguma mu bitaro ntabagemuye kanyene mbanza ndebe umwana ibindi turabikurikirana. Uzane no ku gikoma. Genda rero. Mabuja uzane igikoma. Genda. Utakizana ndabivamo. Abakozi n'ibikoma mana nyagasana. Utakizana ntabyo. Ni byiza cyane. Ubuzima bw'umugore wawe buri mu biganza byawe. Ubaka kandi ikintu nkeneye kiroroshye cyane, ariko gikomeje waba uri mu bwigunge akagucika. Nkeneye kopi iriya flash, ibintu wakopiye kuri ya flash ndi kubishaka. Ubundi umugore wawe agumana iki ubuzima. Dr. reka nkubwize ukuri, nta kintu na kimwe nigeze kopiye. Nta kopi n'imwe mfite. Wowe? Yes. Nta kintu wakuye kuri flash? Kuno kuri ndi kukubwira kuko mfite amakuru yuko hari ibyo ubitse kandi byavuye kuri flash. Urabizana bingurane ubuzima bw'umugore wawe, urabigumana bari byo biguhindukira umugore. Erega ndi kukubwira ukuri, kuno kuri kuzuye. Flash nayo abapolisi barayinyaze, barayitwaye. None nari kujya gukopiya ikintu ufite. Rero nkubwira, ndakumva. Amahitamo ari imbere yawe. Muri make ameze nk'inzira yawe imanuka cyangwa izamuka, sibyo? Urahitamo hagati ya Dylan n'umugore wawe. Hanyuma ubyumva neza, kuba babaho bombi cyangwa umugore wawe agapfa Dylan akakomeza akabaho.
kugira ngo ubuzima bwabo bwombi bubeho bubaransa bumeze neza. Uko dirane mwibagirwa, nyina akamwibagirwa, akaba uwa Bowazi burundu, aka gasiragiro kanyu ko kugomba gushaka dirane bikarangira ukagumana n'umugore wawe, cyangwa akareka umugore akagenda akagumana mu rubanza rwa dirane. Ibintu bibiri. Kwa niko kuri kwa kuza umutima wawe. Wowe hitamo. Ubu koko uratinyuka ukabwira umubyeyi ngo ariko umwana we Bareka umugore nawe mutafite icyo mupfana. gute tudafite icyo dupfana kandi Na kimwe twarabyaranye abana? mwarababyaranye se muravuka, Kuba tutavukana ariko turi umwe. bahitamo kumuhumba rero. Yes. Ko bimeze bahitamo nawe. Icyemezo ni icy'ubu. Ya, hitamo gushaka agasanduku bikurambiriyeho nyine. Onda gakesha hasi ku mupfakazi. Iriya mpundu, iriya mpaci, iriya mbwebwe, kiriya cyondi, kiriya kinyugunyugu, ni mpamvu iki kidapfa koko. Aba niriya hanyarukira, ni mpamvu kidapfa ubu. Iremye mu iki? Ni mu isekuru, ni mu isafuriya, ni mu ibeseni, ni mu iparato, ni ikinyugunyugu. Ariko gahunda zimushakire pokere badi ibinini ntibikibye. Ariko inuma y'umunyamugisha itora mu itongo ry'uwayihigaga. Ariko nta mpamvu yo kurekera. Siko Badira ko mbona Leya akomeje kuremba koko. Ko mbona ibintu bya Leya bikomeje kuba bibi. Uri kubona Leya atari gupfa? Dukoze iki? Tekereza nk'umuntu w'umugabo ikintu twakorera Leya mu by'ukuri ukuntu ameze. Rose n'ibindi Esther. Twabonye ibintu byinshi ariko bigeze aha ngaha. Rero tugomba kumwimura. None se umva nyine nkubaza. Waretse uwo mudirane cacana ashaka We twongera kumva uvuga dira nari none biragenda ute? hanyuma niba mushaka suragira ngo tumurekurire umwana. Ngaho reka turekereya. Reka tumureka apfe ubundi tujye kumushyingura. Ni ugukora igishoboka cyose tukamwimura aha ngaha tukamujyana mu bindi bitaro. Ibindi bitaro se aho bizi gute ko bazamuvura? Waretse umwana ukamuhereza uwo mushaka ukavuza. Reka nkubwire, abaganga bose ntago bameze nk'abari aha ngaha. Ntago bashaka ibitambo. Hari abaganga bitangira abandi bakarwana ku buzima, ntabwo ari nk'abo bakinisha ubuzima. Abo ntabwo bafite. Noneho utsimbaraye kuri dirane, Leya umugejeje kuri ibyo bitaro bindi se yamaze gupfa ari akuntu ari kureba. Erega muri bose nta n'umwe ugomba kubura, kandi icyo nzi cyo ibyo byose bigomba gukunda Leya akabaho. Komeza wihagarareho. Nubona ibintu bimaze kuba bibi Shari biteze. Njyewe naho napfa mfite umwana wanjye ntacyo byaba bibwiye. uzi ko Leya yavuze. Ntamubanza najyana. Niwe uri kuvuga cyangwa n'undi muntu wundi? Leya uzi ko yavuze. Aravuze n'ukuri. Sibyo nandi kukubwira se. Imana ishimwe habwe n'icyubahiro. Sibyo nandi kukubwira. Ndagushimiye.
dushaka nyine ukuntu bahita bamuvura vuba bitarongera kugaruka ngo yongere yange kuvuga. oya ugafunguye akanwa kavuga buriya uko bisa kose bigenze neza kandi Esther reka nkubwire kabone nuko byagenda kose n'icyo byasaba cyose uru rugamba tugomba kurwana tukarutsinda ntabwo tuteze gutsindwa kandi ikintu ntabwo tugomba kuba abacakara b'abakire mpise mbyemera bigomba kurangira iki kintu Imana ikoze rero akavuga ni ikimenyetso kigaragaje yuko tutagomba gucika intege tugomba guhangana na Bowazi na Cacana mpaka rero yakize n'uwo Dirani bakeneye bakababurira irengero bose cyane aho ntabaye ngo murinde ikintu cy'igihe cyo kugira ngo bikore nanjye mbari inyuma ibanga